Ni inkuru nziza yongeye kumvikana mu matwi y'Abanyarwanda, ni kuri uyu munsi wa mbere ku itariki ya 8 ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025, ikigo cy'igihugu gishinzwe insengero mu Rwanda RGB cyongeye kuba cyasohora itangazo rivuga ku kibazo cy'insengero kimaze iminsi kivugwa. Hafunzwe insengero zitari nkeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko insengero ubu ngubu zisigaye zisenga ari nke cyane, ku buryo abaturage benshi bamaze kongera kwibera abapagani kubwo kubura aho basengera. Nibyo nabwiye rero, ni inkuru nziza yongeye kuba yakumvikana amatwi y'Abanyarwanda bivuye mu kigo cy'igihugu gishinzwe gusenga RGB. Cyamaze kuba cyasohora itangazo ndetse gisohora n'urutonde rw'insengero zigera ku bihumbi 4 zigiye kuba zafungurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Musanze n'utundi turere ndaje kuba nababwira hano muri kino kiganiro. Urasabwa rero kuba wadukurikira ntuve ku murongo, tukarebera hamwe insengero zigiye kuba zafungurwa zigera ku bihumbi 4, nimba nawe uraza wakisangamo mu karere waba utuyemo. Reka nkwifurize nanone gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose, ndetse ibyo ukora byose bigendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Nanone nkwibutsa yuko ariho tuba turebera hamwe ibiba byiriwe bivugwa ndetse n'amakuru agezweho abo utabashije kukugeraho, twe tukaza kuyakugezaho. Ariyo mpamvu mba ngushishikariza kuba wafungura ibuto ya subscribe, ndetse kugira ngo bikugendekere neza ukaba wafungura n'inzogera kugira ngo ubehereje ikaze ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. RGB rero yamaze kuba yasohora itangazo rivuga yuko ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa cyenda, ubwo bivuze ngo ni ku munsi wa kane, ku munsi wa kane hazaba hasohoka amatangazo ndetse n'insengero zose zizaba zafunguwe zigera ku bihumbi 4. Ndakeka insengero hafi ya zose zaba ziri hafi gufungurwa, kuko inyinshi zujuje ibisabwa bari bategereje kuzifungura ubu ngubu zigiye kuba zafungurwa. Iyo ni inkuru nziza ikomeje kugenda ishimisha abantu muri rusange. Ngiye kuba nabanyurira muri amwe mu matangazo yaje kuba yasohoka y'ibisabwa, dore ko buri rusengero rwaje kuba rusabwa ibintu bigera kuri 36 rwabaguje kugira ngo rube rwakemererwa gusenga. Urasabwa kuba waguma ahangaha rero ukagumisha urushinge ku murongo, ukamanza wareba nimba waramaze kuba wafungura iyo buto ya subscribe kugira ngo tugumye kugenda tubana neza umunsi ku munsi. Ni n'inkuru nziza nanone ku kigo cy'igihugu NESA gishinzwe amasomo mu Rwanda, yaje kuba hasohoka inkuru ndetse n'amatangazo agiye akubiye hamwe. Ni inkuru nziza ku banyeshuri, yasohoye ko guhera mu mwaka wa 2026 bazatangira kuba bategura ibizamini byoroshye, kuko uyu mwaka hagiye hategurwa ibizamini bikomeye cyane, ari nayo mpamvu abanyeshuri baje kuba batsindwa ku kigero cyo hejuru cyane. Byamaze kuba byagaragara yuko NESA yagiye ibategura ibizamini bihambaye ndetse birimo ubuhanga bukomeye cyane. Niyo mpamvu yagize ati guhera ku itariki ya 1 z'ukwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2026 izatangira kuba yabategura ibizame byoroshye, buri wese bitewe n'icyiciro cy'umwaka yigamo bamuhereze amasomo akwiranye n'ibitekerezo bye, kuko hari igihe babahereza ibizamini bibarenze ubushobozi, ugasanga hari kubonekamo abatsinzwe benshi cyane. Ariko kugeza ubu ngubu ho guhera muri uku kwezi kwa cyenda, ni inkuru nziza yongeye kumvikana mu matwi y'Abanyarwanda, ni kuri uyu munsi wa mbere ku itariki ya 8 ukwezi kwa cyenda umwaka w'ibihumbi 2025, ikigo cy'igihugu gishinzwe insengero mu Rwanda RGB cyongeye kuba cyasohora itangazo rivuga ku kibazo cy'insengero kimaze iminsi kivugwa. Hafunzwe insengero zitari nkeya hano mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko insengero ubu ngubu zisigaye zisenga ari nke cyane, ku buryo abaturage benshi bamaze kongera kwibera abapagani kubwo kubura aho basengera. Nibyo nabwiye rero, ni inkuru nziza yongeye kuba yakumvikana amatwi y'Abanyarwanda bivuye mu kigo cy'igihugu gishinzwe gusenga RGB. Cyamaze kuba cyasohora itangazo ndetse gisohora n'urutonde rw'insengero zigera ku bihumbi 4 zigiye kuba zafungurwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko hano mu mujyi wa Kigali no mu karere ka Musanze n'utundi turere ndaje kuba nababwira hano muri kino kiganiro.
Urasabwa rero kuba wadukurikira ntuve ku murongo tukarebera hamwe insengero zigiye kuba zafungurwa zigera ku bihumbi 4 nimba nawe uraza wakwisangamo mu karere waba utuyemo. Reka nkwifurize nanone gukomeza kugubwa neza aho uherereye hose ndetse ibyo ukora byose bikugendekere neza 5 kuri 5 nk'uko ubyifuza. Nanone nkwibutsa yuko hano ariho tuba turebera hamwe ibiba byiriwe bivugwa ndetse n'amakuru agezweho abo utabashije kukugeraho twe tukaza kuyakugezaho. Ariyo mpamvu mba ngushishikariza kuba wafungura ibuto ya subscribe ndetse kugira ngo bikugendekere neza, ukaba wafungura n'inzogera kugira ngo ubehereje ikaze ibitekerezo n'ibiganiro tuba tukugezaho umunsi ku munsi. RGB rero yamaze kuba yasohora itangazo rivuga yuko ku itariki ya 10 z'ukwezi kwa 9, ubwo bivuze ngo ni ku munsi wa kane, hazaba hasohoka amatangazo ndetse n'insengero zose zaba zafunguwe zigera ku bihumbi 4. Ndakeka insengero hafi ya zose zaba ziri hafi gufungurwa kuko inyinshi zujuje ibisabwa bari bategereje kuzifungura, ubu ngubu zigiye kuba zafungurwa. Iyo ni inkuru nziza ikomeje kugenda ishimisha abantu muri rusange. Ngiye kuba nabanyurira muri amwe mu matangazo yaje kuba yasohoka y'ibisabwa, dore ko buri rusengero rwaje kuba rusabwa ibintu bigera kuri 36 rwabaguje kugira ngo rube rwakemererwa gusenga. Urasabwa kuba waguma ahangaha rero ukagumisha urushinge ku murongo ukamanza wareba nimba waramaze kuba wafungura iyo buto ya subscribe kugira ngo tugumye kugenda tubana neza umunsi ku munsi. Ni n'inkuru nziza nanone ku kigo cy'igihugu NESA gishinzwe amasomo mu Rwanda, yaje kuba hasohoka inkuru ndetse n'amatangazo agiye akubiye hamwe. Ni inkuru nziza ku banyeshuri, yasohoye ko guhera mu mwaka wa 2026 bazatangira kuba bategura ibizamini byoroshye, kuko uyu mwaka hagiye hategurwa ibizamini bikomeye cyane, ari nayo mpamvu abanyeshuri baje kuba batsindwa ku kigero cyo hejuru cyane. Byamaze kuba byagaragara yuko NESA yagiye ibategura ibizamini bihambaye ndetse birimo ubuhanga bukomeye cyane. Niyo mpamvu yagize ati guhera ku itariki ya 1 z'ukwa mbere mu mwaka wa 2026 izatangira kuba yabategura ibizame byoroshye, buri wese bitewe n'icyiciro cy'umwaka yigamo bamuhereze amasomo akwiranye n'ibitekerezo byo, kuko hari igihe babahereza ibizamini bibarenze ubushobozi ugasanga hari kubonekamo abatsinzwe benshi cyane. Ariko kugeza ubu ngubu ho guhera muri uku kwezi kwa 9